nagiye abazima bapfuba gifite igihu nahunze ho mutanga banzi kumbatera inshavu natunze bya miliyoni umenye itarahabwa isaku navukiye mu Rwanda inkuba zitumena imbavu inyeje nabi yumva izazitara. Yo ni Rap FM nkuko mubizi ni Rap FM imbere cyane Admin Pro. Uyu munsi rero bafitiye umujene wanjye cyane nkuko mubizi ni Rap FM. Sazi Yo, how are you bro? I'm fine bro. Meze neza? Wallahi bamere Bakubite se? Nabaraje aho haje umwe wagize amakinga yahunze kare nirinjyana wavuzwe ari he ko yahuye cyumva byo muzaniye buri kanya banipoye tegura banga ziremereye abiminwa yabananiye nibo bakoze banga zitamamaye abo bose bazanye ikiburi nabakonjesheje nk'amazi ya kare nyuma gato mbataye mu bango watoraga zana yabaye umurokore umu yigize bazanga yahawe utarana yita mu bagore nyuma yo kumva story nahisemo kuba nka Baden Pro icyo umutima unsabye ndawuha umutima wansabye gufata isiri yukoze agasagura siga rusanga abajene kumaze kubafata nagushyize ku musozi uterera mukabandi makingo uyu mwanzi bro iduhuza imihanda y'utibika tegenge na team tabarika turayica bro meze neza is fresh meze neza ubuzima muri rusange bimeze bite? Mwana meze neza kabisa byose ni fresh bro. No musically banzo bibwira abantu kwanza abakuzi abatakuzi ya bose barabura. Music ni fresh shinga nawe bagenda bamfasha kuko nawe uri umuntu wa danger kumfasha muri iyi minsi ibintu bikomeye cyane abantu baranabona muri iyi minsi kabisa. Ikindi nabwira abantu nuko hip hop igihaye Imana bajya bumva ko hip hop yazimye arishuka bro barishuka kabisa. Man ariko ntabwo babwiye witwa gutya ari abakuzi hari abantu bakuzi kandi benshi ndabizi ko bari benshi bakuzi sanzwe ufite ibikorwa kuri YouTube ariko ndashaka kubabwire nabo abakuzi abatakuzi bose babwirire hamwe man. Okay, amazina yanjye nitwa HGP. Nitwa HGP official nyine imbuga zose curuza umuziki TikTok HGP IG Instagram YouTube hose ni HGP official mu ndebe fresh sasa ndio nashaka ni Rap FM Rap FM no kuganira ni stories za hip hop ni stories zo muri hood ndashaka rap wakunze rap gute cyangwa wiyumvishemo rap gute kuko urumwe mu bajere bari kubikora neza bari kuzamuka neza by the way ngiye ndi gusupportinga nka Admin Pro dufite project nyinshi turaza kubashoneshaho gakeya mu biganiro ariko ndashaka sinigeze mbikubaza ahubwo ndashaka manze menye wakunze rap gute wiyumvishemo rap gute byagenze gute tu mu magambo make ntabwo wavuga DJ yewe cyane ntabwo wavuga details zose wenda uko babyumva cyangwa se umvuge ngo naje gutya ngo njya kuvoma ngo ribiki. Okay, ngiye ubundi nakundaga football niga primaire du defenseur wa douanier ariko nyine music iragenda nyine ingira addicted byatari bro kuko ngiye numva ingoma za DJ Half Gang shout out to Half Gang kabisa akapiro ba green ba bench man tagenda nanjye mbumurapira nyine ku mutima hadi ntarajya stu ngiye ingoma ebyiri nakoze nagiye muri studio ndi kumva ngiye kugira ngo nziyumve gusa ngiye nabaga wumve ukuntu sounding ngiye 2021 gutya ubwo na rimwe bizati ngiye kubona n'umuhanzi kuko ngiye nabitangiye kera numva boro nyinshi za hip hop zikunda byatara ariko nyine rimwe ndavati ngiye umva kuba umuraperi kandi nyine ibigaragaza umuraperi byose bindiho tundabifite lyrics z'ibisozi kuki tuyumvishemo ko wahogoza cyangwa ukaririmba country cyangwa ukaririmba afrobeat ngiye ndi umuhanzi indirimbo injyana zose nazikubita apana injyana na style biratandukanye nko ukuntu rhyming wowe sikunda rap kuki ni byizanye muri wowe cyangwa ni byizanye
man ntabwo nigeze nkunda abantu niga bahogoza bana abaniga bahogoza bano baje bahogoza ntabwo ngiye nigeze ndiyumva munyene niba ruko wenda bakubita iboro byose byo gufera no gufera wenda ugasanga umuntu uramukunda kandi utamukunda ngewe nahise mvuga ati ngomba kuvuga man staff zacu ngomba kuvugisha ukuri boro tubunyine niba nkunda nkabivuga kuko nubwo ndi umurapa gutya ushaka gukubita boro ya life ukubita boro ya melodique drill ushaka gukubita na boro y'urukundo ukavuga ati wa muji nyine ngewe kandi ngaragaza ibyo mfite man ngaragaza ibyo mfite cyane kabisa niyo mpamvu nanze kuba barabaniga bahogoza navuga ati ngomba kubita boro bazajya bavuga ati uyu ni Haji P atandukanye nyine afite creativity kurusha nyine kwa bandi basani bose bameze tu man sasa Rap FM ni stories zo muri hood murabizi ni stories zo muri hood nta bintu byinshi ni stories zo muri hood ni about hip hop so tugiye kubakubita ndashaka hano shiremo aka beat some beat tubakubita aga freestyle gakeya then umve ibyari byo ni hip hop already nkuko ari Rap FM let's go yo twagiye nagiye abazima bapfuba gifite igihu nahunze ho mutanga banzi kumva tera icafu natunze ibya miliyoni umenye itarahabwa isaku navukiye mu Rwanda inkuba zitumena imbavu inyeje nabi yumva izaza itarambana ingaru masaha ijana ikangu siyo nteramo igiparu plan AZ ikazanikaye Subaru ni super big paper cyangwa muri kwaya wazanye kabatizi kwiza gukiza iyo nzara mwebwe yarishije hiti nyuma murasara biruka kaga kundi kanyu katarazima ne muri batarafata babure iyi rwapu y'ubugome abana mu bihome street nze bakome genga mu nampane ndumva ndumusaje sindijana ngendarenze singapfa nk'izo gende rimwe kabiri gatatu nguhanyo ko imyaka itanu ndumupusha banja kweli ndumusupa wapu ku mutima mumaso ndikirura swingi zino zituma ntawa vino papa beat namo beat duce beat tubakomeze bana tubakomeze ndashaka ko tubaho turaza kongera tubongere waraye twagiye tubongere something Paxson baranyishe bro ijisho ryarahiye rihinduka umutuku ibyanjye n'isubenge hayine imituku nk'umusoja imbunda hasi ku rutugu iyo mbonye uri umudage bujya hudu ndiguki imihanda niyo bwije nyuramo ndi nk'intare nziza isimba kibi cyane magazi n'amakare ijukwa n'ubufe sigwa mbona kwa RG umusare w'igikirwa inzira n'igihumbi dina jiza coreye umukumbi mu gihugu cy'impumyi ijisho rimwe rirayobora namenye ikangu nyinshi kunane sinjya mbara ndimurara kumuha uri hasi nakuyoba uri feke n'urige izo pasi jyana induba isi yaciye irenga nubwo twanuzayitindamo kandi uwihanganye niw'igisi uzayita turya life nziza n'imbi ikije tukirumaho ariko ntugatsika n'imbi ntukize ngo urjumeho gusa ukiri ku isi ntabwo uzatana n'umurugo ariko byibuze uzibuke kw'inzozi nagiye abazima bapfu bagifite igihu nahunze ho mutanga banzi bomba tera ishavu natunze ibya mirenge imbenye itarahabwa isaku navukiye mu Rwanda inkuba zitumena imbavu inyeje nabi yumva izaza itarambana ingaru masaha ijana ikangu siyo nteramo igiparu plan AZ ikazanikaye Subaru ni super big paper cyangwa muri kwaya wazanye kabatuzi kwiza gukiza iyo nzara nimwebwe yarishije hiti nyuma murasara heruka kaga kundi kanyu katarazima mwe muri batarafata swingingwabure fuck that dushishari mu dushiki adimiri kuri biti nanjye dirubade uyu mwaka nukubica tugahabyizi ari dage bro ni Rap FM ewana umaje kubyumva umuhungu wacu pimwa mwumvishije ewana jewe narumiwe kuva kera nge narumiwe wa mugani w'abahungu ngo nge narumiwe wala
numiwe ariko n'ubundi turacyahari umuhungu hip hop wowe uri kuyifiringa kuriya kuriya kuntu ukubita abajene muri background bose bagahita basa ubyumva gute bro? ni mwe mwanya inspire man ni mwanya inspire kuko ni muri nka producer mbere mu gihugu kuri kunjyana old school uvuga ati haje pireka muzani kuri old school rane ikintu cy'agaciro man abyana amaye agaciro kuko nawe mu bantu barapera wumva to ugomba kunzana nanjye nuko mba numvishe avuga uyu mujene afite ikintu cyose gishoboka muri hip hop so no kuvuga ngo wowe iyo urimo kurapa nko muri beat uba wumva bimeze biti iyo uri kurapa nyine beat urimo kuyimanuka tu uba wumva bimeze biti beat ndazikunda urabona nk'iyo umuntu ari kurya aba yumva aryohe iyo ufite nk'akantu uri kunywa wenda niba unywa amata niba unywa uryohewe ibyishimo ufite sasa iri kurapa we muri beat uba wumva umerewe ute bito tubakubita izindi boro umva ntuje ngiye niyo ndi kumva beat kabisa manumva ari life yanjye numva niyo wantu bumva tugomba kuburi numva ari ngomba kuguma kabisa ikintu cya mbere kigushiba icyo bita hobby time muri hobby time ukora iki wa mwanya wo kwishimisha wo kuruhuka n'ubundi nani beat nuko ni beat nukumva music mu kwandika wandika ryari indirimbo saa 11 kuri mwe za nijoro ze wana bugiye gucya aho jyo ryawe saa 2 mba nsoje ingoma namaze no kuyisampuringa cyangwa ako uhura bizi inshuro tumaze gukorana na bro batabagiye kubona buno turabiganiraho tubabwire project zihari project nyinshi mo project kuko rap nta mavu yo guhagarara tugomba kubikora ni guhagarara hanyuma JP iyo urebye hip hop igihe umaze uyikora igihe umaze uyizi ni iki wishimira ni iki utishimira? Ikintu cya mbere kinshimisha nuko nk'abaraperi wenda benshi mba naragiye nkura mfana nk'iyo duhuye ndakambwira ati courage na ari biranye spiatu ukabona bishimye n'ibikora iyo najya nkunda kurya imboga mani iyo mbonye umuntu wenda ngiye nafanaga wenda cyase wenda mfana cyase nanjye nubaha akanambwira ati courage mu bintu urimo man nge byonyine nge ntabwo meze nk'aho n'abapeti mani ngo ndajya kwambara ijipo kugira ngo bamvuge ngo man cyangwa gusa ibyawe no bagusature butu kugira ngo kugira ngo bafate niyo utanyina nge naribi ariko nyine nge nkunda mani kumva ko umuntu niba nawe ejo mundi numvise nawe na Paxson agahita ambwira ati haje courage byonyine bye biba byabaye bro niba nahura na Pifa akambwira ati courage Green P ko dufite indirimbo urabizi giye gusohoka Green P indirimbo iraje abonye n'abagrafere nemera man ku buryo ngiye iyo bambwiye ngo courage ngiye biba byabaye ntago nyene mani kwambara amajipo ngo ngiye muravugeho man ari story ejo mundi yari abakobwa banje bane stories z'ukuntu hari abajene benshi mu basatuye butu benshi kandi babajene wowe utazi ko binashoboka ntabwo buzi niba ari ukuri sinzi niba ari ukuri sinabihamya ariko birababaje kugira ngo wumve muri rap game muri hip hop basigaye nabo babasatura butu man birababaje byatari iyo umujene wanjye yabimbwiye navuga ko se ibyo bintu ni ibiki ibyo bintu ni byo cyangwa ari ujye murakubwira ibintu ukagira ngo ni ibintu by'ibikabyo cyangwa gukoresha ariko baza umuntu niba ageze ku rwego rwo ko bamusatura butu bro kugira nyine afite ari umuraperi bro kugira afate ese umuntu ni umuraperi kari byo njya mvuga ngo ntabwo nibyo njya mvuga ngo rap yacu yarinjiriwe tu ariko twe twikubitiremo beat abahungu reka tubatemo umuhungu wanjye arashyushye arashaka kubatamo ndashaka kumuganiriza ati reka mbanze mbatemo wambabariye kuko tugomba kubumvisha ni rap film bro amahira y'ubuzima mbonari nka saa y'iminsi kwazira gusiga ubona nawe gusa umwana gwanzwe niba ukura watawe ndi muto nzabahoza yamarira imyaka irindwi numva atafunguye amahira y'ubuzima mbonari nka saa y'iminsi kwazira gusiga ubona nawe gusa umwana gwanzwe niba ukura watawe ndi muto nzabahoza yamarira imyaka irindwi numva tujipana twakeke kapiro respect brother respect yo Rap FM respect brother. Yeah, man. Take
brother. Kapiro. Respect, brother. Yeah, man. Wala ni Rap FM uko mubizi ni stories zo muri hood. Stay touch. Ndemuchikwe. HP. Tubakome na none. Tubakome. Katwongere tubahemo gake. niba ntacyo wamfasha ntukambwira icyo gukora amenye inshuti menye umwanzi ntabwo wazutera uzubaha uwo mbyaje uwo ndinze yamarira mabwiriza y'amagara izo umwana muri zo hari inzu urutozi iyi njyana nari nzi kutazamo umuntu sinagiye inyuma y'abandi nk'intora amayogi nabaye kushake zirangiza mu mujyi story yanjye itazi umuhango z'ababazi urugamba nishe bane iyi rwanda byarama Ni Rap FM. Ako urumva hip hop bro. Ni ibintu bibiri different. Urumva nk'iboro ya mbere twumvaga bitandukanye n'iyi ngiyi. Kandi zose ni school. Urumva ko bitandukanye. Ubwo ngiye muri note nguko bifite ibintu byo muri note. Ndasha urabifite se? Urabifite dushobora gutatubaha akakanya mu masegonda abiri tugahita tubakoma. Wallahi umusaza uziko afite imizigo 700 wallahi not padri kuzamura imizigo 500 bro twagiye ibigo bro nakuze ndota mari giza hasi tungikamba naraye Rwanda nyuma y'igihe ndatamba ubwo mugari ko heza bandura nsiga sindibarwa mu bimbere gusa fonda nabaye bihasara kuva kera kuri street singutinya nabashira gihenga nyuma bakazicuranga kukeye mitambanga y'imihanda kwiyi apukami ufite agahinda ku mutima ibyaha byinshi badushinja bitazana zima na banga zacu n'indaso kuba mutazi navuze muri boîte ndabizi muzazi dina mbere yo gutamufasa mbanza umwotsi n'umunyagi biti iyo ni hiti ku muhanda diningari wanyigisha icyo ntarabona kibondo n'ibaru yo it's all about Rap FM kuva muri hood kuva mu kavumo ni stories z'abajene wallahi ni impano zacu ni stories z'abajene ndi kumwe na HP muze kutubwira ko mwamwumvishe muri comment muturabure mutubwire harabura iki twongeremo iki mwishimiye iki ibyo bintu uko ari bitatu harabura iki twongeremo iki mwishimiye iki gahunda ni Rap FM hari urabona ufite HP ni umartiste uri kuzamuka neza umuraperi mwiza bagukurikire YouTube yawe ni HP official sasa HP official ndashaka sasa umbwirira abantu bagukunda kuko abantu bahora ibintu byawe n'abantu benshi njya ndeba nkabona ufite abantu 5,000 15 20 bakunda ibintu byawe urabafite benshi nicyo wababwira abo bantu bari ikintu ngiye nabwira abantu banjye kabisa nuko mbakunda kandi nkunda n'abashyigikira byonyine no kuba bamfasha ni ikintu cy'agaciro urumva iyo umuntu akoze subscribe unakora share ni ibintu nyine abashaka gushyigikira ibihangano byawe biranshimisha kandi akabikora abikuye ku mutima utigeze ntabwo wahamagara umuntu ngo nkunda subscribe ariko iyo umuntu abikoze ngo wakanze ngo bro ngo wakanze like ariko iyo umuntu abyibwirije imana ko nayo yabikoze bakibwiriza nabonye ufite aba subscribers benshi ibihumbi bingahe urebwa n'ibihumbi bingahe n'abantu benshi bro n'abantu benshi cyane baba bakunze ibintu byawe bigaragara ko representinga ushobora gukorera public nini cyane ibyimbye kubashimira byo ni ingenzi hanyuma nicyo basaba sasa basaba n'ubundi nawe kunshyigikira n'ubundi subscribe share byose uko ibintu dufite mu mutwe byo hanyuma sasa tugiye kuri boro imishinga ufite project ufite ubu ngubu uri gutegura ibiki bimeze gute ubu ngubu rero hatagize igihinduka cyane ndi gupanga gutegura EP kandi n'indirimbo 6 cyangwa 5 ariko nziza nyine zivuguriye kandi ziri injyana zose uburyo ari ya EP ngewe ikintu mba nshaka ni ya EP nyine iri creativity wenda kavuga ati hari piano hariho afrobeat old school mwami wazo n'ubundi ngo turi kumwe
bati kuri drill melodic usuka ko nakuno abantu bazikunda barazikunda cyane drill melodic tugomba kureba umuntu iganje yitwa RGB beats tugomba gukora ibintu byiza man uvuga ngo bitegure EP ya HB ni imbere cyane hariho ko album yarabaye basani niba atari ibanga nibanga bigaragaza nakabanga kuko nibyo bitarajya mu mishinga ariko ikintu cya mbere nuko nyene bahari ibintu byiza kandi abantu bazakunda bo n'ubukuru abantu bakunda impano abantu bakunda rap abantu bakunda rap yes abantu bakunda rap abantu bakunda impano let's go reka tubahishire ibanga tubabikire akabanga ibyo tuzabakoma abantu bakunda rero rap abantu bakunda hip hop umenye ngo wallahi HGP arabafite niba umujene yankomye yankomye muri rap yankubise mumbabarire ni Rap FM sasa hari igihe kigera ewana wallahi bro urunkoma ntabwo nkomye bwa mbere ariko nizere ko n'abantu bacu bakomye Imana imbabarire uwo bakomye turabakomye muduhe ibitekerezo mutubwire aho bitameze neza tuhakosore mutubwire ati arabura iki cyangwa mwongeremo iki cyangwa ibintu fresh birashoboka urwatana kushira uruhande uzana ubugambo nagende tupange hakuna matata menizo nkuta sinkunda puta paka mugufa indagara zuzuye aha muri game zirashaka zivugwe zigize amade zanye igikapu cyuzuyemo aba mu gikoni na track ziri fair uzabona nk'umutse TV uwo munsi zatamura urwivi track zanjye ziri heavy iyo uvuze gushyira ku mavi song abona habe n'iki wa citro izacu nizonzo wateye nigro twita mijoro pusha nirolo avanze drag na bia mask yabaye imituku smoke yangize kroni nyisumba baswera basumba kunani muri biti sigana zaza muri biti yafasha abasaza iyi biti kunsaraza brada izanyu ziraza kugana abajene wallahi stories z'abajene bibutsa ko ni Rap FM ni stories zo muri hodo sasa wallahi ungu noneho banaje muri hodo yawe kicu Rap FM kicu kiro kuma vibes hano aboris kunoita kuma vibes wallahi kuma vibes kicu yes mbaninjiri umungu Kicukiro kuma vibes nanjye kugira mbere ko ndi kuri Kicukiro vibes mbabwira ngo nka Pablo Escobar umudasazwa nabari uhorana icyatsa gatondo bukira ndi gukora irondo ndabyuka imihanda nkakata umuziki n'irudi na pata shaka amafoto ku nkuta sinsazwa ni puta ya teta yari yabarwa n'abasigaye yabafata man wallahi Rap FM ari muziko ari NY Josi GS ako no tugeze na Kicu turi kuma vibes Kicu kuma vibes none se nabo turi kuma vibes nese nabo mubibona ko turi kuma vibes bose don't worry brothers ni Rap FM nibihoraho ni mukanya turongera tugaruka Rap FM tubasezere kintu nabwira abantu bakora Rap FM baraburemo gakeya yes bakore subscribe bakore share nyine man tuyikire hip hop man niyo mbonyana ari kwikinira mu biramba bazamani kandi hari aporo kandi abantu bakunda hip hop ni benshi ahubwo tell a friend to tell a friend man abantu bakunda hip hop du supporting ane duteze imbere Rap FM niho tuzadukura amakuru menshi y'aba rappers bakomeye bakuru kandi bashoboye n'amatalent adasanzwe uyu munsi HP mwambonye niyo mwankunze nzagaruka hano niho wallahi muduhe ibitekerezo mutuganirize mudutere story namwe mu abantu bacu respect tubasezere muri kaka beat cyangwa tubahakane ka beat tubakubita iyi beat se tubakubita kandi ka beat Bakubita kandi ka beat nari ko urumva aborman uziko twabari kubise nk'ibor bike asundo ashyira mu discours tukabasezera man yes reka tubasezere tujye kubasezera kuri beat nyaruka cyane Here we go.
ibi out tubasezere twabasezeye Rap FM. Let's go. Iyo tara ntayo mbona bro ubundi va mu gisigara y'abanyamarira nyagire nk'imvura mfite pisi n'ikiyuga bivuye muri Kongo umwakuye w'u Rwanda ugeze ku mugu uravase ndi mu cyumba akibagiza rumbo uzajye wakibyumva ashaka kuba hano y'igicukuri ndaguhura na furi mani gabanyisha ari gukomeye nk'ifaru dore ryo kukirwa wagimenye gutemaje umvikara muri nyandiko nje ngukumbuza paka ese nkuburenze ki n'abagezi bagutera uramvuga amatuza ukozeho beef iyi Rwanda abasaga ndakurusha n'ibiteri kuri banki n'amamiliyoni mfashe ndica hakinye nk'umubisha Rap FM, we out, we sign out. AGP, we sign out. Admin Pro, we sign out. Rap FM. Rap FM.